ya ishaba ko yo aho ngiye tumaze ducoma injaka yego ko akeke uyu munsi dusa nkaho tugiye gukora anniversaire ko kuzinywa urumva kandi aba baby bacu nabo yo kujya tubasumbira kugira ngo bazamuke bakomeze baranga kuzuka Imana cyane ngiye burabasumbira noneho iki kibebe ariko n'ubu mufitangana uzamurutaga kwifomero nishyure tuje wowe mugereza ibyawe mega ikibebe gifite ikibero cyampa wa mugabo y'umusozi kubundi nawe ibyo wireba ntamponera imbere urabona ubugofero bwawe ubona wanyikorera ko ujuza amaso wayasize amukika tuje gusumba dekura yego kibebe giteye neza bu yewe baba we bamusore reka twumvikane yego nshaka kunyihera wa iki nshaka kunyihera mani iki banyihera ku bintu mani nshaka kwitugira rwose dekura nk'abahungu mu ndekure reka tubanze tubambaye afite n'umubasore kirugo paka we mujye mugabanya umbwira wowe wishakira icyana niba ushaka nyine ko agukubita ibintu nkubita amafaranga ngewe nkukubita umwana nireba nishyure bavangara muhereza akantu nende n'uyu munsi inde ndakwiyamye genda gake yego cyangwa ko babahereze bose bahereze banyishyuye wamaze gushyiraho nanyihere nanjye nifatireho dusangire mwana uko banza wirebe ubwawe nawe ntabwo tugira kumva n'imvuga nabi mwana how are you nibyo mwirebe ubwanyu namwe mubone kuza gufata ibihembo yego ntabwo wanyigondera reka ahubwo wifuza amasaha sinakubwiye si icyo ukora ntiratega aya masaha baba icyo uri bukore sinakubwiye uzi ufite ufite amafaranga waje kwifuzira zawe mabusho wagura amafega ukajya kucyana mwaka ntabwo ubuntu ibyo ntabwo bibamo nkubita amafaranga ndetse atari n'amazu kandi ngusengere se pastor nagira ngo nagusabaga ngo uzaze ubwirize mubyara wanjye nawe mu rugo baba hari se n'umutware umutware hari igihe aba ahari hari igihe ataba adahari ariko waza ukavuga ubutumwa nta kibazo muri iki cyumweru nzaguhamagara mubaze ko bahari hanyuma nzaza nta kibazo nzaza babwiriza ijambo ry'Imana tuganire kandi bizi neza ko hari icyo Imana izakora nyuma reka dusenge nzamara kwizera Imana yagushyigikira Imana yo kwiringirwa Imana ishobora byose Imana yo kubahwa Imana nziza mu izina rya Yesu Kristo isengeye uyu mwana wawe mwami uramuzi kandi uramusobanukiwe n'icyubahiro isengeye umunezero mwami komeza kumugira neza nk'uko izina rye riri ukomeze kumuha kunezerwa mu izina rya Yesu anezerwe mu buntu bwawe aryoherwe mwami Imana n'umwuka wera abe muri we Uwiteka nyiri icyubahiro ndasenze kugira ngo imusubize inyuma n'imurwanya binama mu mutima byose bitsindwe mu izina rya Yesu kandi bamushwe bamujyana mu bibi bose n'ubujyanama bupfuye byose ndabyanze ndaturi neza y'Imana ku buzima bwe komeza kumuha hafi no kumujyana neza kandi umurinde ikibi cyose n'icyubahiro akomeza abone kugira neza ko yakubita umutabazi we n'izina rya Yesu n'izibura ko zizagushima tuguhimbaze uriya munsi mwami uzaba dufite amashimwe yaravuye muri ibyo bitekerezo byose by'abadayimoni bamuzanira mwami ari muzima tuzagushima tuguhimbaze cyo n'icyo urakoze amen twumvise ngo mwitwa pasiteri ariko se niyo mazina yanyu mukoresha muri rusange cyangwa mufite umwe hanyuma tubone no kuganira
Nagiye nitwa Pasiteri Andre. Yego. Nari maze iminsi nyura hano mbashaka ariko simbabone nkasanga mudahari nkasanga umukozi. Zamahirwe uyu munsi ndabasanze. Nagira ngo tuganire kuko ndagendwa n'inkuru nziza kuri uyu musozi. Mudushaka. Ese ko numva ubwa mbere tubonanye ntadushakiraga iki? Icyo mbashakira ni inkuru nziza. None se umutware wawe arahari ko numva ngashaka ko tuganira nawe ahari? Umutware ntawe uhari ariko ntacyo ibyo wambwira nabimubwira. Nta kibazo. Reka noneho dusenge mbere yuko tuganira. Dusenge? Dushime Imana. Iki kizakorera akazi. amagenge dukora umuti ndabona bigize amagenge reka mbabwire umutima mujyana mugende dukora umutima ndabona bigize genge maze namukomagore mubabarire pe mumbabarire wababona mugenda mu muhanda wowe akubundi ukuraho ndakura wegiyeko tuba turi muri mete bwawe babirori rawo isi wone Haguruka mani, haguruka. uwo ninde Njyewe nanizanye umuntu wanyu yavunitse. uruhagana he Ya mama we, ngurebe sa. Yesu we, mana nyagasani. Mana ibi ni iki? Icara. nakoze impanuka ya moto aho ku muhanda hepfo Uti Nyamirambo. Reka turebe ukuboko ndabona nuko. oya kare yabaye Binurebe. avunitse avuye he Binurebe. Ariko ibyo byahavuye. niko mwana Ibyahavuye. uvunitse uvuye he wari wagiye he Oya mubwire neza pasta, mubwire neza. Urabona twakoze. yewe niko Sara aka kaboko kabaye iki aka kaboko kabaye navunitse wavunitse uvuye he mbe kuri matirangonga ariko sinakubwiye imico yawe itari myiza muri uru rugo Icara neza. yo guhora utaha amajoro uzinduka ugenda ntazi aho wagiye Humura. reba ibibazo urimo kunzanira mu rugo Mubwire neza pasta. niko mwana we mbabarira uremera noneho guhinduka ukaba umwana muzima ukava muri ibi Turagushimiye Uwiteka Imana nziza, Imana ikiranuka, tugushimiye kuri Imana igira neza murengezi w'ubugingo, warinze uyu muryango mwami, nanjye urandinda, nsanze ari bazima, kanya tujya kumera akabakanya keza k'umugisha, nimero bana tuyobora ikiganiro cyacu, kandi umwuka wera ko ari we wemeza imitima, nimero abe hano hantu kuri Imana ishobora byose mu izina rya Yesu bizeye. Amen. Hanyuma rero numvaga none se ubwo gusenga birangiye buriya ntitwaririmba
oya ntabwo turirimba tugiye kuganira ijambo ry'Imana ariko nabyo bibaye ngombwa twabikora ariko tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Rero nakubwiye ko maze iminsi nyura hano mbashaka nkasanga mudahari, rero ni ubutumwa bwiza mbazaniye kandi natumwe n'Imana. Ubwo rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, hanyuma turasoma mu Baroma igice cyaho cya 10 umurongo waho wa 13 niho tugiye guhera. babireba bate? Urambura Bibiliya hanyuma ukareba mu Baroma ahangaha aba nibo ugenda ubona ibice. Ibice ni ibice ni 10 umurongo wa 17 yego. Hanyuma rero reka dusome. Ariko kera buriya nanjye nzabwiriza. Zabigera mbibona ndabimenya. Yego, umurongo wa 13 aravuze ngo kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Ariko se bamwambaza bate bataramwizera? Kandi bamwizera bate bataramwumva? Kandi bamwumva bate ari nta wababwirije? 15 aravuze ngo kandi babwiriza bate batatumwe? Nk'uko byanditswe ngo mbega uburyo ibirenge by'abavuga ubutumwa bwiza ari byiza cyane. 16 icyakora abumviye ubutumwa bwiza si bose, kuko Yesaya yavuze ati mwami ninde wizeye ubutumwa bwacu. 17 dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Hano rero narimvuze ko ubutumwa nzanye ni ubutumwa bwiza Imana yantumye hano kugira ngo tuganire ku magambo y'Imana. Ubundi mbere yuko dukomeza kuvuga ku byanditswe, waba warumvise inkuru nziza y'umugabo witwa Kristo, Umwami Yesu? Umugabo ntago tuziranye. Menya abo tuziranye. Ubu nkawe cyo koza wenda kuko mumenye wenda ugeze hari ugasitara nabimenye. Ubu rero niwe nje kukubwira kuko niwe waremye ibintu byose byaremwe mu isi, niwe ufasha abantu mu buzima, niwe utanga amahoro, niwe ugirira neza abantu bose ubona batuye mu isi, ineza ye niyo ibabeshaho. Ubu rero niwe nkuzaniye kugira ngo nawe umwumve kandi umwakire. Uwo muntu se twabona na dute? Nimara kumukubwira uraza kumwumva kandi uraza kumukunda. Ndamwumva kandi ntamuzi. Kandi ngiye kumukubwira ukamumenya. Ariko urananyereka ni biravuga ngo mu byaremwe byose nta na kimwe itaremwe nawe. Niyo mpamvu rero nawe niwe wakuremye. Ubu rero ushobora kuba utamuzi ariko none ugiye kumumenya. Pastor ngaho komeza umbwire none. Bira rero iravuze ngo umuntu wa 13 aravuze ngo kuko mwizera azambaza izina ry'umwami azakizwa. Abyumvise? Mwizera azambaza izina ry'umwami. Kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami. Ngo numara kumumenya uramwizera umwambaze hanyuma nawe ukizwe. Gukizwa rero ni iki? Ni ugukizwa ibyaha, cyo ni icya mbere, uburemere cyangwa se umutwaro w'ibyaha uko kuvaho. Iyo umaze kuvaho ukizwa intambara, ukizwa ibibazo, ibigeragezo byose wahuraga nabyo, kubura amahoro cyangwa se ukarara udasinziriye, indwara, ibyo byose arabikiza. Ariko icya mbere ni ukubanza kugira gute? Umwizera. Rero yatuvuze ku murongo wa 15 kandi bamwizera bate? Wa 14 ariko se bamwambaza bate bataramwizera? Nje kumukubwira kugira ngo umwizere. Ubundi kwizera ni uko wizera uwo wamaze kumva cyangwa se wamaze kumenya, hanyuma ukizera ko ibyo bintu nabishoboye. Icya mbere rero ni ukubanza kwizera yuko ashoboye kuba yagukorera ibyo byose tumaze kugira gute kuvuga. Nimara kumukubwira uramwizera kandi namwizeye ntabwo uramwumva neza. Hanyuma rero uyu Yesu tuvuga ubundi mbere na mbere isi niwe wayiremye, arema ibiri mu isi byose. Amaze kurema ibiri mu isi byose arema n'umuntu, arema Adamu na Eva.
ari we natwe dukomokaho twese. Iyi nzu ko twayiyubakiye nayo yarayiremye kandi ari twe twayiyubakiye. Buriya rero niwe wayubatse. Oya da. Kuko mwari mufite akazi. Barumva abantu bajya ku kazi. Uzi umugabo wanjye arakora cyane. Barumva abantu bajya ku kazi bagakora ukwezi ugashira ntibahembwe bakabambura. Hari ikibazo utamembye nahita nkwica. Twihute rero tugere ku ijambo ry'Imana. Wagiye. Ni ukuvuga ngo rero bamwambaza bate bataramwizera. Kumwizera rero numara kumwizera ukamwakira nk'umwami n'umukiza nibwo uzabona ineza ye. Yego ndahinduka. Urabona udagiye guteza ikibazo cyo kujya kuryama mu bitaro. Ariko rero wasangira iyo nzira Imana igiye gucamo kugira ngo ahure na Yesu. Guko buri umuntu atari yaca mu bintu bikomeye by'ibigeragezo nk'ibi ngibi ntabwo ashobora kumenya ko Imana ibaho. Imana twahugiye mu by'umuntu wakomeretse sinakubaza amakuru. Amakuru ni meza. Uyu mwana ni inshuti yanjye ariko musanze amaze gukorera impanuka hari Nyamirambo niko guhita muzana. Yewe Imana iguhumugisha n'ukuri. Nta kibazo. Mwakoze cyane kumutuzanira. Umusanze se bimeze bite? Nasanze ameze nabi nyine nawe urabibona ukuntu amerewe. Amaraso niyo sabwo no kugira vuba tukamujyana kwa muganga. Ibyo hanyuma se wabashije gufata plaque y'iyo moto? Byandenzeho ntabwo nayifashe. Ariko Imana iguhumugisha. Umuzi hagana. Umaze kumwakira ayobora urugo rwawe, akayobora umutima wawe, akakuyobora mu buzima bwose. Noneho akurinda indwara, akurinda ubukene, akurinda ibibazo, akugirira neza, akakuraho umutwaro w'ibyaha. None rero nagira ngo umwizere. Numwizera uraza kubona neza ye. Ese uranyemerera umwizere nawe umwakire? None se kumwizera ndamwizera afite Bibiliya. Guhera ukimara kumva ijambo ry'Imana uraza kumwizera hanyuma umwakire. Ndakubwira uburyo uri bumwakire. Amen. Ntacyo ndamwizera. Hanyuma rero tugiye gusenga. Aya magambo twumvise niyo akiza umuntu. Iyo umaze kuryizera rino jambo ukaryakira uba wakiriye Kristo kuko Bibiliya avuga ngo niwe jambo ry'Imana. Rero reka dusenge. Tugiye gusenga hanyuma ndakubwira uburyo umwakira. Urapfukama hano hasi guca bugufi imbere y'Imana hanyuma ngufashe. Rero urangoye buriya. Ntabwo nkugoye. Pfukama se ko n'umugabo wanjye naramupfukamira ariko nawe umugabo aruta abandi bagabo bose. Uyu mugabo aruta abandi bagabo bose. Niyo mpamvu iyo umaze kumwizera agukorera imirimo n'ibitangaza. Zamura ukuboko kw'iburyo. Sibamo aya magambo. Mwami Yesu, ndakwakiriye nonaha mu mutima wanjye. Umbere umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwanjye. Uhereye none mbabarira ibyaha byanjye. Sinzasubira inyuma ukundi. Mbaye umwana wawe. Unyandukure mu gitabo cy'abarimbuka. Unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo n'umucunguzi wanjye. Amen. Imana nziza, Imana ikiranuka, Imana y'amahoro, Imana yo kwizerwa, Imana ishobora byose, murengezi w'ubugingo. Ndasenze mwami kugira ngo ukize uyu mubyeyi mwami, kandi siwe gusa ukize n'urugo rwe rwose mwami ndetse n'umutware we. Aka kanya rero rakwakiriye umubere umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwe. Mu izina rya Yesu ndamusengeye kugira ngo umugire neza, umweze kandi umutunganye. Mubabarire ibyaha byose mwami, ibyaha by'ubusinzi Mana, mubabarire ibyaha byose ntabashije kurondera aha ngaha mwami kugira ngo ndamwibutsa umukorera i Kanombe. Wakoze mama, wakoze kudutoragurira umurwayi. Ntabwo twari kumenya uko byagenze. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Yego. Namara kukwakira, namara gukizwa yahindutse mwami nyiricyubahiro, noneho nk'uko akwakiriye umuyobore mu nzira nziza yo gukiranuka. Komeza kumugira neza no kumwambika imbaraga kandi komeza kumuyobora mu nzira nziza, umutandukanye n'icyaha n'igisa nacyo mu izina rya Yesu. Kandi ndetse usibye nawe n'urugo rwe rwose mwami bose bakizwe. Urakoze kubyumvise bikoze mu izina rya Yesu twizeye. Amen. Akosa abarira umubwiza ukuri ariko ntumbeze kuko wavunitse.
moto koko yakugushije cyangwa wabeshyaga mu bikureba ariko se wagiye umbwiza ukuri mbwira iki sitazi se tuvukana semba tuvukana kandi shaza burira vuga yikoreye impanuka ngeze ukaza uvuga nabeshye wajya ugenda gake ahubwo hanagurana ntahakomeye cyane gusa uzi ko Bibiliya uzi ukuntu ivuga muri Zaburi iravuga ngo babikora nka kwihorera ariko zaguhana byose mbishyire ku mugaragaro ariko uzi ko yagize umupasiteri muri iyi nzu oya ntabwo ari uko nguko cyakoze cyo Bibiliya iravuga ngo iyo cyashye umuntu iby'umunyabwenge barabyumva ariko umunyabyaha kubyumva byo biragoye kandi saa iyo ndebye kera wari umwana mwiza aho kuva igihe watangiye kugendanira n'uriya mumama yabaye ibindi bintu ese warebye ibyo kureba mu ko kavuye kandi uriya muntu uko yamfashije ubundi ushaka kumumenyera ni umuzi ntabwo wirata kuri papa ngo uramuzi genda wongere umumenye kuri utumva nawe nkareka mwanjye ukamenya ntese kare kose ahubwo ibyo wucye papa na mama ko wari wanyoye kandi ari uriya wakamureba iyo yambonye araza turavukana turaziranye ntabwo tuziranye ntese ko yakamase wagiye wumvira mama na papa nabasuzuguye se nk'ijoro watashye nabigukorera ariko nabyo wumva